5 n'igice. Icyo gice turimo turavuga ni imikino isigaye 5 kuko urumva barahita batangira amasezerano atangira kukubahirizwa kuko biraba BK Pro League. ubwo so ku kwezi kwa nyuma ubwo no ku kwezi kwa nyuma bisobanuye ko Rwanda Premier League 25 miliyoni yarayizibonye. Miliyoni 450 z'uku kwezi gusa. z'uku kwezi gusigaye nicyo gice turi kuvuga. 250 tayari bareba zibonye kuri konti. uzagane na after amafaranga miliyoni 450 mu gihe cy'ukwezi kumwe gusigaye ngo shampiyona irangire. Miliyoni 400 ubwo basinyiye miliyari 3 na miliyoni 250 mu gihe kingana n'imyaka 5 n'igice. Ariko icyo gice turi kuvuga ni igihe gisigaye ngo shampiyona irangire. sure. Icyo beka izabona ukira aho ngaho Same niba uku kwezi kumwe bakubareye 250 kuri sezo nangahe? miliyoni 600 kuri sezo miliyoni 600. miliyoni 600 Rwanda Premier League izajya ibona. Okay. Nyuma y'imyaka 5 ubwo ni miliyari 3 tayari beka iritirirwa shampiyona bibe BK Pro League aho kuba Rwanda Premier League. Amakipe ari muri Rwanda Premier League yose serivisi zayo zijyanye n'amafaranga n'ihererekanya ry'amafaranga muri beka tayari guhemba kwinjiza ku kibuga rimwe na rimwe y'amakawa tugura bya transaction zose zijyanye n'amafaranga zose ni muri beka. n'amakipe se n'amakipe ari muri Rwanda Premier League azajya ahembera abakinnyi cyane urumva barafunguza amakonte muri beka. Umukinnyi ukina ikipe yo muri Rwanda Premier League bizaba bimworoheye kuba yabona loni inguzanyo. Ikipe iri muri Rwanda Premier League Dr Diane Karusisi yavuze ngo ntabwo dushaka kongera kumva bya bintu ngo ntimwahembe. Niba beka ihari ukaba hari amafaranga dukorana tuzi ibijyanye n'ama transaction yawe n'ibiki byose uburyo hererekanya amafaranga biroroshye kuba twaguhembera ukwezi cyangwa amezi 2 hanyuma hagira amafaranga aza tukaba twabidiringa nkuko dusanzwe dukorana. Ubwo beka tayari ubundi ikipe noneho izungukira he? Ubwo rero nangiye kwinjira mu by'ikipe izungukiramo. Muri aya mafaranga tuvuze miliyoni 600 zayatangwa kuri sezo. Rwanda Premier League yavuze ko 70% byayo bizajya bijya mu ma equipe. 70% bya miliyoni 600 bizajya bijya mu ma equipe. Uko ngo hari igihe cyabayeho nka za miliyoni ugasanga amafaranga menshi Ferwafa yari yarasinyaye na Azamu ugasanga igice kinini cyawe kijya muri administration mu buyobozi bwa Ferwafa guhemba abakozi kugira ute kuruta ukuntu byajya mu ma equipe. Ubu 70% ubaze mu mibare yoroshye ushobora gusanga nka equipe izajya nka miliyoni 20. Ni amakipe se azajya anganya? Hari amafaranga bazajya babona banganyije. Yego banganya. Buri equipe igenewe ariko no mu buryo bwa performance uko equipe yitwaye ku rutonde rwa shampiyona. Niba Peri ikomeye, niba Rayon Sport ikomeye, niba Kiyovu ikomeye, niba Mukura ikomeye, akagira amafaranga nko kunwa muri Premier League yubaye wa mbere amafaranga urusha wa kabiri gutyo muri kwa kugabana. Nabo niko bazajya bagabana ariko bazajya bafata wenda minimum nayo hanyuma ndi bajye bagenda buri mwanya bawugenera amafaranga. Ariko ayibanze harayo muzajya munganya. Bavuga ati wenda buri equipe irahabwa miliyoni 20 ariko wenda umwanya wa mbere ni miliyoni 15 uwa kabiri ni 10 bidakuyeho za 25 zisanzwe wabonye wenda. Hanyuma bavuga ko abakinnyi bazahabwa amakonte muri beka na equipe izo narimvuze zidakuraho ni nka veni izi ngizi bahereza ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona ziragumaho zisanzwe zo zizagumaho. Aya ngaya nayo bayongere nayo bayagiye bisone ngo ikipe izatwara igikombe cya shampiyona amafaranga agiye kwiyongera izajya cyane rwose harya ni cyari miliyoni 25. Oya bucyaba cyarazamutse zabaye 100 180 na imini nyine muri uyu mwaka Shema amaze gufata ubuyobozi bongereye ibihembo ariko ubundi icyatwawe aperi yatwaye ubushize zari 25. Hanyuma ikindi bavuga ko ama equipe agomba kuba ari muri beka ibyo byose babivuze abakibashaka kubona amayo bita ama overdraft ama avance sur salaire ibiki byose buri kimwe cyose umunyamuryango wa beka yabona kuba uri muri Rwanda Premier League ufitemo na konte bizajya bikorohera. Hanyuma akabona za transaction zibera ku kibuga bavuga ko n'abafana bakoresha beka niba tike yo kwinjira kuri match wenda ari 5 ujye ubona nko muri bikare n'igitaramo ari 25 kwinjira ugasanga umuntu ukoresha beka arishyira 15 ahabwa discount nako no mu mupira bigiye kugenda. Niba ari match ya shampiyona wenda kwinjira ari 5
ukoresha beka bibe nka bitatu bakugabanyirizeho kugira ngo ni nacyo kintu abafana bazajya bungukiramo. Bavuzemo na byinshi n'abanyamakuru mu rwego rwo gusakaza bike pro league n'iki byose n'ibitangazamakuru, hazabaho ubufatanye kugira ngo abantu bose bungukire muri beka. Abantu abanyamakuru ubwo ariko ni bore umuntu ababajije ikibazo sinzi niba bashaka gusobanura cyangwa ashaka guhangana, ashaka kuneka cyangwa no guhangana byaba birimo abo nyine umugifite logique. Aravuze ati mbariza Samiri, none se abakinnyi ba peri barava muri bazakorana gute na beka? Ariko ni ibintu byoroshye uzi se uzi ibintu byose reka nkomeze twese ubu hano barava muri CSS twese ubu hano kugira ngo RB duhembe nuko igira konte muri buri banki buri wese akoresha, ushobora kuba ifite muri wenda muri beka ariko transfer zikajya ku yandi mabanki zivuye muri beka. Musubije neza. Ni ukuvuga ngo ushobora gufunguza konte muri banki zitandukanye, nta nubwo ari ngombwa kwizirika muri banki, ariko transaction yawe ikabiva muri beka. Noneho hari amafaranga wakwishyurwa muri beka kavuga uti muyangure transfer kuri iyi banki, ariko ubwo birareba na APR nayo birareba bigomba kugira konte muri beka. Mbona yasinye amategeko n'amabwiriza y'ubunyamuryango bwa BK Pro League, amafaranga APR izabona nayo igomba kugira konte muri beka, izabona izaza kuri konti yo muri beka, kuri konti bafite muri beka, hanyuma nayo itransfere kuri ya makonte y'abakinnyi n'abakinnyi rega mu byo bumvikana kugira se konti ebyiri bigutwaye iki? Ni ibyo ngibyo urebye. Ibindi detaye bazagenda bazishyira ku mugaragaro, hazajya habaho guhemba abakinnyi bitwaye neza, abanyamakuru bitwaye neza, ibintu nk'ibyo. N'abanyamakuru nabo babatekerejeho n'abafana. Ubwo ukora cyane utangira ube tayari rwose. Kwitwara neza bazajya bipimira kuki ku munyamakuru, uburyo utangaza inkuru kinyamwuga, uburyo ukurikirana BK Pro League, ukabwira abantu buri kimwe nk'ibi urubuga rw'imikino rukora, ruvuga buri kimwe cyose, buri kipe yose, rugatangaza nyine abaturage bakamenya ibigezweho muri shampiyona n'iki cyose. Bazajya bahemba rero ikiganiro uko byana kose ntabwo n'umunyamakuru watangaje inkuru nziza se ntabaye. Nese niba akaunti zawe zihora zivuga Rwanda Premier League ziyerekana, za BK Pro League zivuga ati tugiye gukora aha naho, ukabwira abantu za ndani mu ba mbere, bazahuzwa n'iki kuguhemba? Uwo gutora umunyamakuru mwiza byakunanira, byakunanira bo bakuva mu gahaye ngo umutore. Ntabwo nabishobora, nuko mfite amarangamutima. Urumva ari ibyo rero mu by'ukuri ndumva ari byiza cyane. Ni ikintu twashimira Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa. Hari ikintu kimwe numvisemo ruvuyanga ngira ngo kigiye no gutuma iryo jambo ririmo hagati BK Pro League, aho ga pro kari akajambo ka pro, ubundi mu magambo arambuye ni professional, ni BK Professional League. Nibura mu byo Samiri yasobanuye, yavuze yuko ngo bazajya bafasha amakipe guhemba, yego, ku buryo amakipe tutazongera kumva zino nduru ikipe ngo yabuze ku kibuga, ikipe ntiyahembwe kubera ko abakinnyi batahembwe, batagiye mu myitozo, bitagenze gutyo. Ibyo bintu nibijya ku murongo, ni intambwe ya mbere idukura mu cyiciro twariho cya shampiyona tujya ku yindi ntambwe. Ni intambwe kuko mu bibazo wenda dufata urugero, sinavuga ngo 100% twise tuba professional, ariko ni intambwe nziza. 80% by'ibibazo biri mu mupira w'amaguru w'u Rwanda bituma tutanaba pro bishingiye ku mafaranga, yego. Ariko amafaranga bashyizemo izi miliyoni 600 kuri sezo, nuko nguko bazajya bafasha amakipe guhemba. Ni intambwe ikomeye cyane iganisha shampiyona yacu ku kuba pro. Kuko ubundi habaho n'abamateri, habaho semi professional, habaho professional. Impamvu byitwa pro nuko bikora kugira ngo uhembwe. Iyo biri amateri ushobora nko gukora hano kuri radio ukajya gukina byo kwishimira. So ubwo ngubwo ni intambwe, kuko hari n'izindi ntambwe nyinshi zikeneye guterwa, ariko iyo ntambwe iri mu zikomeye. Ahubwo icyo mbaza, mu gihe nka ekipe bayihembeye, ubwo bazajya bayikata ku mafaranga yari buzahabwe? Of course, nonese banki gigira imikino usumba bitoroshye. Banki gira imikino. Ati ikipe umva nkwereke banki, undi kipe yihagane kigasanga ifite imishahara myinshi,
ubwo hari izajya ariko yisanga nanone isanganywa amafaranga kandi hari izajya yisanga imaze nk'imyaka 2 nta kanyenyeri kandi yakira. twamaze kubona ko amakonti ya ekipe agomba kujya muri beka uvuze ngo ya mafaranga y'uturere za miliyoni 300 yenda akarere ka Musanze gaha Musanze ari kuri banki beka iri kubi birebire kureba nyine amafaranga mufiteho. Niba dufata urugero iba isanzwe biza kurumva mushyiramo n'amasezerano mugirana n'abafatanyabikorwa banyu ibi bekirimo irabibona ko hari amafaranga BK Pro League izaguha taraguha ariko wenda itariki yo kuyaguha ntiragera ariko muri icyo cyumweru ufite match ikomeye kandi ukeneye kumotiva abakinnyi bati kugira ngo bivumbure uzayabona mu cyumweru gitaha beka kukitayaguha se mu cyumweru gitaha yaza ikayakubikira. Yego ubwo rero akaba ari gahunda zifashe dushimira Rwanda Premier League rwose bakoze iyi deal abantu bose bagize bari kugira ngo bavuze mu tuntu n'utundi bavuze ko banabajijwe ku kibazo nuko banze kujya ku bindi byo ku ruhande kugira ngo inkuru itaba ibindi ariko kimwe mu byo nabonye amasezerano y'umuntu werekana ino shampiyona ashobora kuba ari hafi nayo ubihuranye n'ikibazo cyoherejwe ngo ndi kumva ari byiza cyane kuko na beka dukeneye n'ishusho rya televiziyo cyane nzima rigaragara neza kuko bajya muri Tanzania ntabwo bagiye mu rugendo rushuri rwa NBC gusa kuko beka nayo gutanga n'amafaranga nuko iteganya ko bizagira visibility. Uyu nguyu ubona uvuga ngo bakeneye ishusho bashaka twamburikira uyu ndi zikiraka ni icyacu ko twe ikiraka ari icyaba abatarama abashinwa harya twe tubafasha ku mashusho gusa ntabwo natwe nyine furusi ziraza ariko nanone furusi ziri imbere noneho ngo bashaka kuba baraganiriye na Azamu noneho umutarama umwe arabaza ati ikipe y'Abanyarwanda ko bivugwa ko nayo mugiye gukorana mu buryo bwihariye. Dr yamubwiye ati twaje mu bintu bya Pro League atari ibyo ikiye kipe nibijyana byo tuzabatumira ariko mu magambo ye yivugiye ko batazakorana na Ligue gusa bagiye gukorana batanya gukorana n'amakipe ikaba bivugwa ko ibyara yoni nabyo ngo byegereje iyo Sport na Beka asesame biremewe biremewe none se Sport Pesa ntiyateraga inkunga shampiyona ya Tanzania cyangwa iya Kenya inakorana na Gor Mahia ku giti cyayo yego nibyo na za Simba Sports Pesa baryambaye bundi fatanyabikorwa mukuru wa shampiyona akaba afite n'indi kipe bakorana mu buryo bw'undi nese kamwe nk'urugero nko kwerekana imipira ushobora nabwo babivuze nihaza ngo n'umufatanyabikorwa ngo wo kwerekana amashusho amakipe ari amafaranga runaka yifatiza bazayaha mu buryo buri direct ariko arandi mo bonus bazaha amakipe yagaragaye cyane kuri televiziyo nibyo ibyo ni image rights ni image right ibyo ngibyo bibaho adera hari igihe ushanga nka Sport Pesa ivuga ati wenda dutera inkunga shampiyona y'u Rwanda ariko abafana ba Simba nibo bapariya cyane nibo babetinga cyane no Bwongereza byabaye reka dukorane ni ikipe Premier League nyine kwitwa Barclays Premier League Liverpool yambaraga Barclays yambaraga Carlsberg Barclays ni banki ya hariya ariko ntabwo amakipe anganya nafashe urugero rwa hano hafi muri Tanzania company ya betting ishobora kuguha amafaranga nka ekipe kwako ishaka abafana bawe neza yize ngo nk'ubu BK itera inkunga shampiyona gusa idafite mu buryo bwihariye rayoni bayize ngo abariyo baba bari excited nk'uko yaba bavuga ngo beka noneho iri iwacu mu nzu oya hari ikintu kiyongera ubwo marketing nyine abantu bize marketing barabiyumva cyane ubwo numva ari saba cyane rwose bakomeze bazana amafaranga umupira wacu nugira amafaranga tukagira imana nyine ntibayaryaniremo Yerega natwe rega tubyungukira munezi amakipe yacu babaye agera nko muri kimwe cya kabiri cya CAF Champions League indege baba huriye wowe wabuzireba ukuntu zaratsingana ngo ibi ngibi muamuvuga tugize Rayon Sport na APR zikina amatsinda urumva yego sinamuri ibintu murimo kubyumva Rayon Sport na APR zigakina imyaka byibuze imyaka 8 zidasiba amatsinda nibwo wabona umupira hangaha zarengiza hahandi buri muntu wese akora ku mafaranga kugeza no kuri ngiye urimo kuvuga none zerega nkubaze reba bari abahungu bakora nk'abasteward bakora kuri Zari Hilal ibaze match zibaye 10 amafaranga bakuyemo ese bazi yo FIFA series imara ukwezi gereza nk'imara ukwezi ukuntu byari bigenda sabe byihorere kuba tutakina amatsinda twahombye byinshi kuba amakipe yacu atakomeye byonyine no guhora tubona ayo ma ekipe kuki uvuga
amahoteli ya hano n'izi miliyoni 600 ku mwaka zarenga cyane. izi miliyari 3 mu myaka 5 na none se izo ni zarenga miliyoni 600 ni ku mwaka. Yego. Ikipe igeze mu matsinda ya Champions League bayiha miliyoni 900 ko ni ibihumbi si ibihumbi 500 by'amadolari bayiha umva atari nka miliyoni 400 cyangwa 900 wapi z'amanyarwanda. oya ku cyo Ruvuyanga avuga cyo kirumvikana Ayo mafaranga ikipe akomeye ayo agera kure ayo na Rwanda Premier League kugira ngo ikwakire waba urekura amafaranga ayo meza mafaranga ya Niba uri Rayon Sport utaragura umukinnyi w'50 by'idolari buriya ntawe iraza uri ntaho nikora yaba yaramukuze hano we yigeze yani mirongo 50 yaba ari y'idolari byibuze USD iyo uciye ayo mafaranga rero Sport irakubwira ati dusinyira 6 ntari wigendere dusinyira 6 ku bihumbi 20 ubundi ntashira uzigendera. Ibyo rero Samiri yavugaga bigikomeye. Samiri wavuze ngo iki ngo utari na sente tajya atafumite rindazi rero kugira ngo iryo rinda zarifumite nayo mafaranga ari maraza niko nyine umupira ugira amafaranga kandi menshi urumva ikipe ku isi arahenze. Urugero rw'isi ni hari ingi twese tumaze gukunda. Ikipe yo mu Rwanda yashobora kubaho hari imyaka 3 iba hanze y'igihugu cyabo. Urabona imbaraga z'amafaranga ubona ikipe ibayeho nyine mu buryo buri professional nkuko Beki bibyifuza. Ubwo rero ariko tunabashimire cyane ngo intangiriro y'uruhara n'amasoso erega na za NBC ntago zatangiye zisinyira yangaya Sport Pesi isinya nayo yasinyaga nk'aya ngaya ariko NBC yaje isinya ibifaranga binarenzeho kubera nyine yanga na Simba. Urumva reka nkwereke ikipe yose iri gukina muri Rwanda izajya yambara badge ya BK Pro ku kuboko kw'iburyo. Uratekereza Beka ikipe isohotse ko byenda kose nayo irabizi izayishyiramo amafaranga kugira ngo iyisohokane yiyambaye kuko nayo n'indi visibility twose tuvuga ibya RSSB muri bar abantu bose bagiye kuguringa RSSB niki bamenye ibyo ari byo. Ntekereza ko na BK aya makipe akomeye akajya mu matsinda hanze na BK yakongera amafaranga. yewe ngayo nguko rero rwose ibintu byo kwishimira umupira wacu. Noneho reka dufate akaruhuko gato cyane twamamaze tuze noneho tuwujyemo nyuma y'uko ubonye amafaranga kandi amafaranga arimo aragenda aza barakina umunsi wa 28 muri weekend.